nk'uko bigaragara muri raporo y'ibarurishamibare yatangajwe na Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIGEPROF ndetse n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare National Institute of Statistics of Rwanda. Mu mpera z'umwaka wa 2025 imibare yerekana impinduka ziteye kwibaza mu muryango nyarwanda. Muri uyu mwaka wa 2025 byari biteganyijwe ko ingoshya zigera ku 120 arizo ziziyandikisha mu bitabo by'irangamimerere mu gihugu hose. Ibi siko byagenze. Nyamara raporo yerekana ko ingo zashyingiwe byemewe n'amategeko zari hagati y'68 gusa. Ibi bivuze ko hafi 43% by'imishinga y'ubukwe yari iteganyijwe itagezweho. Icyatunguranye kurusha muri ibyo nuko abasore bagejeje igihe cyo gushaka hagati y'imyaka 25 na 35 bangana na 65% batangaje ko muri uyu mwaka wa 2026 badateganya gushaka na gato. Ibi bitandukanye cyane n'imyaka 10 ishije aho uyu mubare wari munsi ya 20%. Ibi biratwereka ko gushaka mu basore b'iki gihe bitagifatwa nk'intego ya mbere, ahubwo bifatwa nk'inshingano bahunga cyangwa batinya. Ahari se wenda biterwa n'amakuru asohoka buri munsi y'abantu batandukanye kandi bari bamaranye igihe gito babanye, cyangwa biri guterwa n'ubushomeri abasore bavuga ko bifitiye ndetse n'inkwano z'umurengera zitapfa kwigonderwa na buri wese. Ni iki kibitera? Reka tubivugeho. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe impamvu 10 abasore badakozwa ku bigendanye n'urushako. Mbahaye ikaze. Impamvu ya mbere n'ubwoba bw'ubukene n'imibereho isaba amikoro ahambaye muri iki gihe tugezemo. Umusore wese utekereje gushaka ahura n'ikibazo gikomeye. Akibaza uti ese mfite amikoro ahagije? Kera basogokuru bacu barashakaga bakubaka bakoresheje ibyo bafite, ariko ubu siko bimeze. Isi yabaye globalization cyangwa se umudugudu, ku buryo n'isoko ry'umurimo ryahindutse. Umusore w'iki gihe areba ikiguzi cy'ubukwe bwite nk'amafoto na video bifatirwa muri ubwo bukwe, inkwano, ibirori no kwakira abantu, agasanga bisaba amamiliyoni y'amafaranga y'u Rwanda adafite kuri konti. Ibi bigatandukana cyane na kera aho umuryango wagufashaga. Ubu ngubu suko bimeze, kuko kuri ubu akenshi umusore asigaye asabwa kubyikorera. Iyo ubukwe burangiye ahura n'ubundi buzima bwo kwishyura inzu ihagije umuryango, gutunga umugore n'abana, kwishyura amashuri n'ubuvuzi bwabo. Umusore uhembwa umushahara usanzwe areba ayo mafaranga, akareba n'uko ibiciro ku isoko bimeze, agahitamo kuvuga uti reka mbanze shaka amafaranga ahagije ubundi ndashaka nakoze iki. Ubu bwoba kenshi si ubw'ubunebwe, ahubwo n'ubwoba bwo kuzashaka maze ugatsindwa. Umusore w'iki gihe atinya kuzagera mu rugo rwe akabura icyo arya cyangwa agasuzugurwa n'umugore n'umuryango kuko adashoboye kuzuza inshingano z'ubutunzi. Ibi bigatuma umusore ahitamo kuguma ari single cyangwa se gupanga dating adashatse, kuko ari bwo buryo abona bumurinda imitwaro y'amikoro adashoboye kwikorera muri iki gihe. Impamvu ya kabiri ni ubwoba bwo gutandukana, divorce. Tukiri kuri iyi ngingo ya divorce, imibare igaragaza ko ku isi buri mwaka abagera kuri miliyoni 40 batandukana, ku buryo bivugwa yuko mu bantu 100 basezeranye kuzabana karamata 20 baka divorce batarageza no ku myaka 5 babana. Nk'ubu mu Rwanda imibare y'abatandukana yariyongereye cyane muri iyi myaka ya 2024 na 2025. Raporo y'ikigo cy'igihugu gishinzwe imibare National Institute of Statistics of Rwanda bafatanyije n'inkiko bagaragaza ko umwaka wa 2024 habonetse ubutane buke, ariko mu mwaka wa 2025 imibare yikubye hafi inshuro 3. Imibare ya divorce mu Rwanda ya 2024 na 2025. Mu mwaka wa 2024 inkiko zatanze divorce ku ngo 1068, naho mu mwaka wa 2025 imibare yarazamutse cyane aho ingi 4479 zanditswe mu buryo bw'ubutane. Muri izi ngo 2629
zahawe ubutane bwa burundu n'inkiko muri uwo mwaka wa 2025. Ibi ngibi bigatera ubwoba bukomeye cyane abasore bo muri iki kinyejana bajya gushaka bakabanza kubitekerezaho. Ikindi gitera abasore cyane ubwoba ni ingaruka z'amategeko ku mutungo no kubona uburyo imiryango isenyuka ku muvuduko ukabije. Raporo nyinshi nk'uko twabibonye zerekana ko mu Rwanda divorce ziri kwiyongera cyane kurusha uko byahoze, kandi ibi bifatwa nk'umutego ku musore uba waravunitse ashaka umutungo. Nk'ubu tubihuje n'ubuzima busanzwe, umusore w'iki gihe umaze imyaka 5 cyangwa 10 akora cyane kandi yizigamira akagura isambu akubaka n'inzu, iyo atekereje gushaka anatekereza ku buryo bw'imicungire y'umutungo we. Mu Rwanda uburyo bwo gucunga umutungo ku bashakanye byemewe n'amategeko, bagomba kugira uburenganzira bungana ku mutungo. Nanone umusore areba bagenzi be bashatse hanyuma y'imyaka 2 cyangwa 3 bagatandukana n'abagore babo, maze amategeko agategeka ko umutungo wose yaruhiye ugabanywamo 2. Kuri ubu umusore w'iki gihe abibona nka risiki ikomeye cyane. Ati kuko ishaka umuntu tuzamarana imyaka 2 gusa, maze akantwara 1/2 cy'ibyo naruhiye imyaka 10. Ibi noneho bikajyana n'uburyo gatanya zikurura amakimbirane ndetse n'ihungabana mu mutwe, maze umusore agatekereza ku kurwanira uburenganzira cyangwa gukemura ikibazo hifashishijwe amategeko n'inkiko, kwishyura indezo y'abana, agatekereza n'ukuntu isura ye mu muryango yangirikira aho ngaho, agahitamo kubyirinda kare. Kuri we kuba wenyine bimuha umutekano w'umutungo we n'uw'intekerezo ze. Abasore benshi muri iki gihe basigaye bavuga bati shaka kubaka ejo nkazasenya, nareka gushaka nkabaho nizeye ko ibyo naruhiye bizaguma ari ibyanjye. Ubu bwoba bw'uko urushaka rutagitanga icyizere cy'iteka bituma benshi mu basore b'iki gihe bafata gushaka nk'umushinga urimo igihombo kurusha inyungu. Impamvu ya gatatu ituma abasore batinya gushaka ni uguhinduka kw'inshingano mu rugo n'ubwoba bwo kutubahwa. Mu muco nyarwanda ndetse n'uw'Afurika muri rusange, umugabo yafatwaga nk'umutwe w'urugo ufite ijambo rya nyuma muri urwo rugo. Ariko muri ibi bihe tugezemo imitekerereze yarahindutse cyane kubera iterambere ry'uburinganire n'ubwigenge bw'abagore. Nubwo ibi ari byiza ku iterambere ry'igihugu, abasore benshi baracyagowe no kubihuza n'imitekerereze ya kera bamenyereye. Umusore w'iki gihe atinya gushaka umugore utazigera umwubaha cyangwa ngo amutege amatwi, kubera ko bose muri iki gihe bafite amafaranga cyangwa amashuri angana. Hari imyumvire mu basore b'iki gihe ivuga ko umusore agomba kuvuga icyo atekereza n'icyo ashaka afite icyizere atabangamiwe n'abandi, bityo ko gushaka umugore wishoboye ari nko kwishakira uwo bazahora bahanganye urugo aho kubaho mu mahoro. Umusore w'iki gihe areba kuntu mu muryango inshingano zisigaye zisaba negotiation kuri buri kintu cyose, kuva ku mafaranga no kugeza ku kurera abana, agasanga ibyo bizamuvuna mu mutwe. Maze ati nakoze akazi k'umunsi wose kanjengereje, nintaha mu rugo shaka umutuzo, sinshaka guhora mu mpaka z'uburenganzira n'inshingano. Abasore benshi b'iki gihe bumva ko imiterere y'urugo rw'ubu ibavunisha mu ntekerezo kurusha uko biyubaka. Niyo mpamvu bahitamo kuguma ari bonyine kugira ngo bagumane ubushobozi bwo kwifatira ibyemezo batagombye kubisabira uruhushya cyangwa ngo babigireho impaka ndende. Kuri bo babona gushaka ari ugutakaza umudendezo wabo w'ibanze, maze bakawusimbuza inshingano zibaremereye ariko zikabahesha icyubahiro bumva bakwiye. Impamvu ya kane ituma abasore badashaka ni ukubona ubwinshi bw'ibyo bakeneye batabanje kubishaka ngo babihangayikire. Kubera ko isi yabaye umudugudu, abasore n'abakobwa bahurira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye bakajya mu nkundo zitaramba zigamije kuryamana no gusohokera mu bubari buhenze kugira ngo bishimishe gusa. Kera gushaka byafatwaga nk'uburyo bumwe bwonyine umusore ashobora kuboneramo umutuzo, amafunguro ateguwe neza, isuku ndetse n'imibonano mpuzabitsina mu buryo bwubahirije umuryango. Ariko nk'uko twakunze kubigarukaho, isi yarahindutse kubera ikoranabuhanga n'iterambere ry'imijyi. Umusore w'iki gihe areba ku mbuga nkoranyambaga nka Instagram na Tinder n'izindi mbuga zihuriraho abasore n'inkumi nziza
agasanga kubona umukobwa baryamana cyangwa basohokana bitamusaba gusezerana imbere y'amategeko n'idini. Umusore ashobora kugira girlfriend bamarana igihe kirekire baryamana bakanasohokana, ariko nta nshingano zo kurera abana cyangwa se kubaka inzu bazabamo zibarangwaho. Ikindi n'uburyo serivisi zatangwagamo bisigaye byoroshye cyane, aho umusore ashobora guteka akoresheje imashini, ashobora gutumiza ibiryo bitetswe neza kuri telefone, kandi anashobora gufata umukozi umufasha isuku rimwe cyangwa kabiri mu cyumweru. Ibi bigatuma rya rungu ryamusunikiraga gushaka rishira. Umusore aravuga ati, nimba ashobora kubona umunezero wose w'umubiri, nkabona ubufasha mu rugo n'ishimwe ry'amaso n'abanje kwandikwa mu bitabo by'irangamimerere ngo mbifungwa y'inshingano, kuko inajya kwishyira mu kagozi, ibi bituma gushaka bimara icyo bita incentive cyangwa intego shingiro mu maso y'abasore b'iki gihe, kuko babara bagasanga bakoresha amikoro make bakabona ibyo bifuza, aho gushora amikoro n'igihe mu mushinga w'urugo bita kutagifite inyungu. Impamvu ya gatanu ituma abasore badashaka ni ihungabana ry'ibitekerezo riterwa n'icyitegererezo cy'imibereho y'ibinyoma, za mbuga twirirwaho. Muri uyu mwaka wa 2026 imbuga nkoranyambaga nka TikTok na Instagram n'izindi zaremye icyo bita virtual reality, mu yandi magambo zaremye isi y'ibinyoma, aho buri muntu wese agomba kugaragara nk'uwageze ku bintu bidasanzwe. Ibi byasize igitutu gikomeye ku musore ukiyubaka, kuko yibwira ko adashoboye guhaza ibyifuzo by'abagore bamaze kumenyera kubona ubuzima bw'agatangaza kuri interinete. Umusore w'iki gihe areba ku mbuga akabona bagenzi be cyangwa biyita ko ari bo batembera mu bihugu by'amahanga, bagura imodoka zihenze cyangwa bakora ubukwe bw'agatangaza, maze akareba amikoro ye asanzwe agasanga ntaho bihuriye n'ibyo abona kuri bagenzi be, maze agatinya ko nashaka umugore, uwo mugore azahora amugereranya n'ibyo abona ku mbuga nkoranyambaga, maze akamuzengereza avuga ko adashoboye. Hari n'ubundi bwoba abasore bafite bw'uko abagore bashobora kuba badashaka urugo, ahubwo bashaka lifestyle, imibereho y'agatangaza. Umusore aribaza ati, ese uyu muntu ashakiye kuko ankunda cyangwa ashakiye kuko ashaka ko nzamufasha kubaho ubuzima bwo kwitoza akagaragara nk'umuntu wageze ku bintu bihambaye? Ibi bigatuma abasore benshi biyemeza kuguma mu cyo bita isolation, mu kato, batekereza ko mu gihe bataragera ku rwego rwo hejuru mu bukungu, gushaka ari nko kwishakira umuntu uzaguhora mu matwi agucyurira kutamuha ibyo abandi bafite. Kuri bo kureba izo mbuga bibatera ko urugo rwiza ari urubamwe amafaranga y'umurengera, maze bagahitamo kubireka kugeza igihe batazashobora na rimwe, kuko bagereranya ubuzima bwabo busanzwe n'ubuzima bw'ibinyoma by'abandi. Impamvu ya gatandatu ni ubwoba bwo guhemukirwa n'icyizere gike mu mibanire. Muri uyu mwaka icyizere hagati y'abashakanye cyangwa abateganya kubana cyageze ku rwego ruri hasi cyane ugereranyije n'imyaka 20 ishize. Abasore benshi baraterwa ubwoba n'inkuru bumva buri munsi zerekeranye n'uburyo ubuhemu bwiyongereye, bigashimangirwa n'ukuntu ikoranabuhanga byoroshya gucudika n'abandi rwihishwa. Umusore w'iki gihe areba uburyo telefone yahindutse ibanga rikomeye mu mibanire, ku buryo umugore agera n'aho akubwira uti twasezeranye ivangamutungo ariko telefone zo ni ebyiri. Mu yandi magambo, nta burenganzira ufite bwo gukora kuri iyo telefone. Iki ni cya gihe uzashaka umuntu ejo ugasanga afite undi ku ruhande bavugana kandi bahura igihe cyose bashakiye. Nkaho ibyo bidahagije ugasanga urukurera n'abana batari abawe. Iki ni ikintu gihagarika imitima y'abasore benshi kikabatera n'ubwoba. Ibi binajyana n'inkuru z'ibizamini by'isano DNA test zikunze kugaragara mu bitangazamakuru zerekana ko hari abagabo benshi barera abana batari ababo batabizi. Umusore w'iki gihe ari kwibaza uti, kuko ishora imbaraga zanjye zose, umutima wanjye n'amafaranga yanjye nkabishora mu muntu ushobora kuzasanga yaranyanze mu mutima we kera? Kuri we amakenga yashibutse mu mibanire y'ubu
yamunze intego yo gushaka. Abasore bagifite imyumvire y'uko abagore b'ukuri cyangwa abagore bagifite umuco aribo bakenye cyane, bityo ko kumushaka ari nko gukina uruheri, aho amahirwe yo gutsinda ari make cyane kurusha yo gutsindwa. Ibi rero bituma umusore ahitamo kuba mu mibanire idafite intego, aho yumva ko niyo yahemukirwa bitazamubabaza cyane nko mu gihe yari kuba yaramaze gusezerana imbere y'Imana n'abantu. Umusore w'iki gihe atinya icyasha cyo kwitwa icyomanzi cyangwa umuhemu, ariko agatinya cyane kurusha kubera igicucu mu rugo rwiwe. Kuri we kutarushaka nibwo buryo bwo kurinda umutima we n'icyubahiro cye no kwirinda ibikomere bitoroshye gukira. Impamvu ya karindwi ituma abasore batinya gushaka ni uguha agaciro iterambere ryabo ku giti cyabo ndetse n'ubwoba bwo guhagarika inzozi. Muri iyi myaka tugezemo, isi isaba umuntu guhora yihugura, akora ingendo kandi ashaka ubumenyi n'uburyo bushya bwo kwinjiza amafaranga. Abasore benshi bageze mu kigero cy'imyaka 25 na 35 basigaye babona urugo nk'ikintu kije kubadindiza mu muvuduko bariho wo gushaka gushyikira inzozi zabo. Umusore w'iki gihe afite inzozi zo kwiga icyiciro cya 3 cya kaminuza, gushaka akazi mu mahanga cyangwa gutangiza bizinesi isaba amasaha menshi atari mu rugo. Iyo atekereje ku nshingano zo mu rugo nko kwita ku mugore utwite, kurera impinja, guhora akemura ibibazo by'umuryango mugari, iyo abitekerejeho asanga bitazajyana n'umuvuduko ashaka. Umusore w'iki gihe aribaza uti, nimba ashaka kumara imyaka 2 niga mu Bushinwa cyangwa muri Amerika, nzajyana umugore n'abana cyangwa nzaba ngiye gusiga umuryango mu kangaratete? Aho guhura n'icyo cyemezo kigoye, ahitamo kuvuga ati, reka mbanze ngere ku nzozi zanjye, ibyo gushaka nzabashaka cyangwa nzabyihorere. Ibi bikajyana n'uko abasore benshi basigaye baha agaciro ubuzima bwishyize hejuru, bashaka kugura ibintu bihenze, gusura ibice bitandukanye by'isi cyangwa kumara igihe kinini mu mirimo y'indashyikirwa, ntawe babanje gusobanurira impamvu babikoze cyangwa barebe nimba amafaranga bakoresheje agenewe amata y'abana. Kuri bo babona gushaka ari nk'ishuri ridafite itariki yo kurangiza, kandi bakumva ko rizakata imirunga y'ubushobozi bwabo bwo kwaguka mu buryo bashaka. Umva impamvu ya 8 ni ihungabana ry'intekerezo n'ingaruka z'amateka. Abasore benshi bo muri iki gihe ni abana b'ababyeyi banyuze mu bibazo bikomeye by'amakimbirane yo mu ngo cyangwa gatanya zisesuye. Benshi bakuriye mu ngo zihoramo intonganya, gucana inyuma, gusenyuka byasize ibikomere mu mitima yabo. Kuri bo urugo ntirugifatwa nk'ahantu h'umutekano n'amahoro, ahubwo rufatwa nk'isoko y'agahinda n'ihungabana. Icyo umusore w'iki gihe atinya ko nashaka azasubira mu makosa y'ababyeyi be, agahitamo kubireka kugira ngo arinde umutima we n'abana yari kuzabyara. Umva impamvu ya 9 ituma abasore batinya gushaka ni imihindagurikire y'indangagaciro n'ukwizera muri iki gihe. Imyizerere y'amadini n'umuco byafataga gushaka nk'inshingano ntagatifu cyangwa umuhango w'ingenzi mu buzima. Ibi ngibi bigenda bigabanuka mu rubyiruko. Abasore benshi basigaye baha agaciro ubuhanga n'ubutunzi kurusha umuryango. Imyitwarire y'isi nshya ishingira ku kuba umuntu ashobora kugira ubuzima bwuzuye atabugiriye mu rugo. Ibi bigatandukana cyane na kera, aho utari ufite urugo yafatwaga nk'utuzuye. Ibi rero bituma gushaka bifatwa nk'ibitihutirwa cyangwa nk'amahitamo adashobora kujya mu mishinga y'abasore b'ubu. Impamvu ya 10 nanone ituma abasore badakozwa ibyo gushaka ni ukubura icyizere mu rukundo rw'ukuri. Abasore b'iki gihe batangiye gutinya urukundo rutagishingiye ku mutima, ahubwo rushingiye ku nyungu. Hari abasigaye bumva ko gukundwa bishingira ku mafaranga ufite, imodoka utwara cyangwa ubuzima werekana ku mbuga nkoranyambaga. Iyo ibyo byose bigabanutse, na rwa rukundo ruhita rushira. Ibi bigatuma abasore benshi batakibona gushaka nk'urugendo rwo kubaka ubuzima hamwe, ahubwo bakabifata nk'umushinga ushobora kubakururira igihombo cy'amarangamutima n'umutungo. Hari n'abavuga bati, uyu munsi umuntu aragukunda, akagukunda kubera ibyo ufite, ejo yabona undi ubikurusha akakwibagirwa. Imbuga nkoranyambaga nazo zirashinjwa gukaza ibi bibazo. Buri munsi harasohoka amakuru ku mbuga nkoranyambaga z'abashwanye, abacanye inyuma,
cyangwa bari bakundanye imyaka myinshi bagatandukanywa n'amafaranga cyangwa ubwamamare. Buhoro buhoro urubyiruko rugatangira kubona urukundo nk'ikintu kitagifite ukuri no kwizerwa nk'uko byahoze. Hari n'abasore benshi bavuga ko batinya kubakana urugo n'umuntu batazi nimba bakunda by'ukuri cyangwa nimba akunda ubuzima bafite. Ugasanga umusore w'iki gihe yihitiramo kuba wenyine aho kuba mu rukundo ruhoramo gushidikanya. Ikibazo gikomeye uko abantu bagenda batakariza icyizere urukundo rw'ukuri, niko n'imitima yabo irushaho gukomera, kandi umutima wababajwe igihe kirekire ushobora no kugeraho utinya gukunda burundu. Rindira gato nkubaza akabazo: ese urukundo rw'ukuri ruracyabaho muri iki gihe, cyangwa amafaranga n'imibereho y'iki gihe byarubujije kuboneka? Dusangiza ibitekerezo byawe aho hasi muri komenti kugira ngo twese tubiganireho. Ikindi kandi wibuke gukanda subscribe nimba ari bwo bwa mbere wisanze kuri iyi shene, kugira ngo ukomeze kuryoherwa n'ibindi biganiro binyura kuri iyi shene umunsi ku munsi. Ndabashimiye. Nje wumvaga nitwa 2MC, ikiganiro ni Impamba y'Ubwenge.